viyuzi nizo zatumye atakaza agaciro mu bamurebaga. Wabyumvise neza? Arafata Vestine aramuhekesha icyombo. Wabyumvise cya mikrofone. Wabyumvise neza? Umugeni nuwo kubahwa. Wabyumvise neza? Umugeni nuwo kubahwa muri Ndahabi. Hari umugabane afata uhagije kuri bariya bana wa Kashi. Yes, mbahaye ikaze rero kuri Gospel 250 nkuko maze kubimenyera buri munsi tubana gatanu ku kandi. Wowe utarakoze subscribe wayikora kugira ngo nawe uze mu muryango mugari wa Gospel 250 tukajya tubana gatanu ku kandi. Rero mubana nanjye Valeri tugaruka cyane ku makuru ya gospel cyangwa se tugaruka cyane ku bivugwa mu ivuga butumwa, ese ubuhanuzi ni ibintu byinshi cyane tugarukaho. Ubuhamya se nawe ufite ubuhamya watwandikira ukaza kubutanga hano kuri Gospel 250 cyangwa se ufite icyo uganiriza abanyarwanda ariko gifiteho gihuriye na gospel waza ukatwandikira cyangwa se ukatuvugisha tukazaga umwanya nawe ukagira icyo uganiriza abanyarwanda. Rero nizere ko rero umeze neza cyane. Uyu munsi rero ngarutse cyangwa se nje kuvuga ku nkuru iri gutrendinga cyane cyangwa se ibigambo bikomeje kuvugwa. Reka mvuga ibigambo kuko ni ibigambo koko. Ni ibivugwa rero nyuma yaho Vestine Ishimwe akoreye ubukwe n'umugabo Idrissa Ouedraogo. Havuzwe byinshi na mbere yuko babana, cyane yuko bakikora umurenge ni byinshi byavuzwe, na nyuma y'ubukwe bikomeje kugenda bivugwa. Rero benshi bakavuga ati Vestine aragiye ntango azongera kuririmba, abandi ati bizagenda bite. Narabibabwiye ku munsi w'ejo mbabwira yuko Vestine azakomeza kuririmba kandi nta move cyangwa se nta hana azagenda, azakomeza kuba mu Rwanda. Ashobora gutravelinga akajya muri Burkina Faso akajya hehe ariho hose yagenda, ariko nkubwiye yuko azagera gute azakomeza kuririmba nkuko mwakomeje kubimukundira cyangwa se gukomeza kumumena cyangwa se kumumenya mu bintu by'ubuhanzi, cyane yuko ari umusitari. Nibyo koko sindi bubigarukeho icyo kintu, ndagaruka kubikomeje kuvugwa nkomeza kunenga abanyarwanda bene wacu cyangwa se bene wacu. Ubwo ni ukuvuga ngo wabumva ikinyarwanda muri rusange. Ni bikomeza kuvugwa kuri izi mbuga nkoranyambaga ariko bikavugwa cyane birigize bite, biri negative. Ibintu byose bikaza ari negative kuri uyu mukobwa cyangwa se uyu mudamu Vestine Ouedraogo. Vestine ni ukuvuga ngo ni byinshi bimuvugwaho nyuma yaho bamwatatse biri personal bakataka umugabo we Idrissa Ouedraogo, bikavugwa nibyo koko byinshi cyane. Ubu ngubu twakomeje kubona n'izindi nkuru zataka noneho muri Ndahabi Irene nkuko mwabyumviye muri punchline. Ikigabo cyitwa Claude cyangwa se Pastor Claude n'ibindi bigabo bindi n'ibindi bisore muri rusange bikomeza kuvuga amagambo akakaye, by'umwihariko bavuye kuri Vestine, bavuye ku muryango we, bageze hehe? Bageze noneho kuri muri Ndahabi Irene inde manager wa Vestine. Impamvu bamugarutseho rero kuri indi shingiro ndakubwira ibintu bibiri cyangwa bitatu, by'umwihariko ku byo bari gushingiraho mu kumunenga cyangwa se mu kumwibasira. Bavuze yuko bigendeye ku byo Vestine uburyo akoze mu bukwe n'ibiki, ati Vestine yaragurishijwe, ati Irene gutyo kunuka rukundo umuntu akugurisha akagutanga nka passe kugira ngo ugire gute abe yabona amafaranga cyangwa mu buryo bumwe n'abundi. Babivuga mu buryo bwinshi cyane rero nkuko mwabyiyumviye, ariko bakakomeza kuvuga cyane ati Vestine ati n'ikimenyimenyi ni uko ubibona mu bukwe bwiwe cyangwa se muri dote mu gusaba yageze gute ahagurutsa muri Ndahabi Irene amwambika ingofero amuha inkoni by'abasaza. Ati se Vestine nta papa wafite ku buryo yamwambika ingofero muri Ndahabi cyangwa se akaba yamuhereza inkoni nk'umusaza? Ni gute ibi bintu bimeze bite? Byakomeje kuvugwaho rero, bakomeza kubivugaho, by'umwihariko gukomeza kubivugaho nuko bakomeje kunega muri Ndahabi Irene mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ati Vestine ni gute yagiye gute akubaha muri Ndahabi akamufata nka papa we? Ariko ndagira ngo mbyibutse, ese ubundi kumuhereza biriya bintu ubundi Vestine muri Ndahabi si nka papa we? Umuntu wakuzanye abantu batakuzi, umuntu akakuzana akagukoresha, nibyo byabaye successful kandi abantu barabikunda. Ariko umuntu wakuzanye akagukura from nowhere, nta muntu ukuza akagushyigikira akagushoramo amafaranga nubwo yakunguka mu buryo bwari bwo bwose, ariko si nka papa wawe. Cyane yuko yanabakurikiranaga mu buzima bwa buri munsi, ku buzima bw'ishuri, ikibazo bagize bakagira bakakimubwira nka papa wabo, mbese muri rusange akagira inshingano zimwe abakora nubwo nawe yakunguka. Ariko murumva icyo kintu atari igikorwa cyiza cyane yakoraga.
si byakubahwa. Ati kuba yaramwambitse ingofero murumva hari ikibazo cyaba kibirimo. Ubwo mba ndi gusubirizamo abo bantu bakomeza kugenda bahwihwisa amagambo menshi cyane. Murabyumva rero ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo tuzagira gute tuzabyemera kuri Gospel 250. Narababwiye ati sometime tuzajya tuvuza dufata umwanya tugere dute tugira abantu tubakebure tubabwiza ukuri by'umwihariko hano kuri social media kuko ibivugwa byinshi bari positive. Tuzajya tugerageza ibiri positive ibiri negative tubishira muri positive mu buryo bwo guhangana n'aba bantu bakoresha mbuga nkoranyambaga mu guharabika no gupfobya amazina ya bagenzi babo kandi mu kuyubaka aba yarabageze gute yarabavunnye. Murumva rero niba byarenze kuba baratatse famiye bakaba famiye ya Vestina n'umugabo we bakagerageza kuataka abandi, murumva yuko ko byamaze gufata intera nimba batanye kugera kuri Murindahabirene bakomeje kumuvuga amagambo menshi cyane. Ati Murindahabi ati n'ikimenyimenyi cya kabiri ati usibye nibyo bindi kubona ko Murindahabi ari umucuruzi. Ati ababonye amashusho mwarabibonye kuri MI yanyuzeho live ati bira nuko bacuruza ati kuko amashusho yabo yabacuruje kuri channel yade ya Murindahabirene abacuruza kuri channel yiwe arabakoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko views zarabonetse. Ati umuhango amasaha 10 ababibonye mwarabibonye views rero zarinjiye kandi amafaranga menshi yarinjiye. Ati rero abantu bakavuga bati ati n'ikimenyi Murindahabi ati murabona yuko yarari gugira gute we yarari kwicururiza views nta kintu na kimwe kizima yarari hari ku bukwe cyangwa se mu kubushyigikira mu buryo cyangwa bumwe bundi na amafaranga ni 50-50. Ati nta kindi kintu cyagiraga gute kimuhuza na barabana cyane yuko birasuko bashyigikira no kugira ngo abacuruze no kubaryama amafaranga kuko views zaragaragaye ni views tuvugana zigiye kuzura miliyoni kandi views z'amasanga nakuriye murumva amafaranga rero arimo kandi abantu bo hanze barabirebye benshi cyane. Amafaranga rero ni menshi cyane rero ari nayo mpamvu nyine abantu bakomeza kuvuga bagakomeza no guharabika nde Murindahabirene rero. Ati ibi ni ubucuruzi bukabije cyane kunugucuruza aba bana no kugomba kubakuramo amafaranga. Ati ntabwo ari wowe bagakuriye gucuruza ari amashusho bari gufate bagakriya platform yindi ku ruhande bakagira bate bagacuruza amashusho y'ubukwe ariko bose bakagira gute Vestina akagira amafaranga ye abona cyane yuko kari ubukwe bwe bwagize bute bucuruzwa. Icyo ngo babibonye nk'ikibazo murabyumva gute rero ndategereje commentaire zanyu kugira ngo mugire ikintu bivugaho. Ese mwebwe muri ku ruhande rwane muri ku ruhande rwa Murindahabi cyangwa se muri ku ruhande rw'aba bantu bakomeza kubivuga kuri social media harimo ba Pastor Claude harimo ba Jihad harimo n'abandi ni benshi cyane ba Bosco Empire murababona benshi cyane bari kuvuga ibi bintu. Mwebwe murabyumva gute Vestina nibyo koko ayo mafaranga yari buyaryeho ubundi se mubizi gute ko Vestina na Irene wenda ikizava muri ayo mafaranga bacuruje views kuri YouTube atazagira gute atazabonaho mubizi gute? Ariko kubera iki twiterera mu bintu tutazi kubera iki twiterera mu bintu tukajya kuvuga ibintu tutazi. Ati Vestina amafaranga Vestina yabaye Vestina mu kanwa k'abantu. Vestina ntidushobora kumuhereza amahoro ngo aruhuke aryoherwe n'ubuzima bwiwe ahubwo tukamwifuriza gukomeza kumererwa neza no kuryoherwa n'ubuzima no gukomeza ubwabuki bukamugendekera neza. Ni ngombwa tumuherekeza amatiku kuri izi mbuga nkoranyambaga rimwe na rimwe hari igihe avuga ati ikintu nacyo cyo kumenyekana burya hari igihe kigeraho kikaba kibi cyane kubera ko ariko kurundi ruhande habona ko hari umugani mu Kinyarwanda bavuga ati wanze kuvugwa ntiyaheze mu nda ya nyina. Buriya Abanyarwanda bari bazi gushishoza no kureba imigani ya nyayo. Murumva yuko rero ni ikintu kigize gute gikomeje gufata indi ntera rero. Murumva rero ibyo bintu byose bikomeza kuvugwa kuri Vestina by'umwihariko no kumuconganisha cyangwa se kumuteranya na Murindahabirene. Musubire inyuma gatoya muri buka saga yigeze kuba cano yarabaye cano ngo aba bana banjye cano ababyeyi bari abana baragiwe mu matwi n'ibindi bigabo hano tuzano muri industry ya entertainment cyangwa muri showbiz muri rusange simubyibuka. Bira byose ibintu bikreya kugira ngo bisenye ahubwo bitubaka. Aba bana badoreza imiziki cyangwa se aba bakobwa badoreza imiziki myiza. Kuri iki tutareba imiziki gusa kubera iki dukomeza kwinaga no mu bindi bintu bitatureba. Ibi bintu mwebwe murabyumva gute? Commentaire zanyu ndazitegereje cyane nyamuneka. Namwe mudushyigikire mukore subscribe kugira tujye tubana gatanu ku kandi kuko ibintu bigize bite birakomeye rero tugomba kuhangana n'aba bantu kandi natwe tugeze dute dufashijwe namwe rero. Murakoze cyane rero mukomeze kudukurikira hano kuri Gospel 250 gatanu ku kandi mudushyigikire muduhe ibitekerezo nimero zanjye nazishizeho aho ngaho munjyandikire mumbwira ati bimeze bite ati gutyo ukuntu dukora muri ubu buryo tugomba
tugomba kubaka cyane igakomera, tugomba kuyubaka ni yacu, kandi tugahangana n'aba bantu bakunda kuvuga ibintu biri negative ku buzima bw'aba bastari cyangwa se abantu turabibona cyane. Jewe nibanda cyane muri gospel cyane mu bastari, ariko bafite aho bihuriye na gospel, aba pastoro ni ibiki ibintu byinshi cyane ariko bifite aho bihuriye na gospel. Rero mudushyigikire n'ibyo duhangana n'aba bantu. Ubwo ntegereje komantere zanyu zivuga kuri iki kibazo cya Murendahabirene ndetse nande na Vestina Ouedraogo. Mutubwire rero ko mubyumva, by'umwihariko ndakomeza kubahereza amakuru by'umwihariko acukumbuye, by'umwihariko bigaruka cyane ku buzima bw'aba bastari, ariko by'umwihariko muri no minsi ndi kubabwira ku bya Vestina kugira ngo mubimenye kubibavugwaho, ariko dukomeza guhangana n'aba bantu bakomeza gupfobya cyangwa se kumuvuga ibintu bitari byiza pe. Murakoze cyane rero, Imana igire gute ibahe umugisha, mudushyigikire n'ibyo koko, kandi nkomeje kubona badushyigikiye n'ibyo koko, mukomere kandi Imana igire gute ibahe umugisha. Murakoze cyane.